Indimu itunda ridakundwa na benshi kubera ubusharire rigira, n'abarirya bakarirya nabi. Yagira nkubwire ko nta gice na kimwe cy'indimu gikwiye gupfa ubusa. Igishishwa cy'indimu kigizwe n'ibintu bita limonine na essential, ari byo bifasha umubiri kurinda kanseri. Naho ariya mazi cyangwa uriya mutobe ukabamo citric acid na antioxidante zoza amaraso zikanarinda n'indwara. No buriya busharire nabwo benshi batinya, bukabamo ibyo bita white blood cells byongerera umubiri abasirikari, bikanongerera ubudahanga. Naho imbuto na buriya busharire nibyo byihishe mu muti w'inzoka, ntacyo gutakirimo. Waba ufite ikibazo cy'amaso, ikibazo cy'igifu, ikibazo cy'umubyibuho ukabije, amaraso akennye n'ibindi byose tugiye kurebera hamwe, iyi ndimu yagufasha. Kurikira akantu ku kandi urayungukiramo byinshi. Nongeye kubakira kw'ibi biganiro, tugiye kurebera hamwe noneho uburyo ki wakoresha indimu neza kandi ukayikoresha nta kintu na kimwe kiyigize wataye. Buriya imbuto hafi ya zose dukoresha ziba zirimo gusharira cyane, abantu benshi bajya batazikunda, ariko umenye ibanga riba muri buriya busharire bw'imbuto, ntago wazongera izo mbuto kuba wazirenza amaso. Turahera ku iyi ndimu. Ni kimwe mu mbuto zikenewe zifasha ubuzima. Bibuka neza muri COVID-19 indimu yari yarabaye ikintu gishakishwa ahantu hose cyaranabuze. Kubera iki? Kubera ko si uko yavuraga iyo COVID nyamukuru, ahubwo indimu yifitemo ibintu bibiri by'umwihariko. Yifitemo kurinda umubiri no kuwukomeza, kandi umubiri urinzwe unakomeye iragoye kuba wakwatakwa n'indwara. Icyo rero nicyo cyatumaga abantu bayikoreshaga cyane, ariko nyuma yaho n'ubundi abantu twakomeje kuyifata nk'ibisanzwe. Ariko ubundi indimu si uko isanzwe, si urubuto rusanzwe, ahubwo nitwe turufata nk'urusanzwe, ariko by'ubwarwo rugizwe n'ibintu bidasanzwe nk'uko tugiye kuba byose tubibona. Icya mbere ukwiriye kumenya nuko indimu igira vitamine z'amoko atandukanye. Igira vitamini C, ikagira vitamini A, ikagira B ya gatandatu, ikagira vitamini E. Izo zose nizo zibumbiyemo kurinda umubiri no kuwukomeza. Igishishwa cy'indimu bwacyo cyonyine kirimo flavonoide zirwanya kanseri, hakabamo limonene ifasha kurwanya uturemangingo twa kanseri, hakabamo niyo bita essential oil ifasha umubiri kurwanya indwara. Bisobanura ko uramutse ukoresheje igishishwa cy'indimu, ibindi n'utabikoresha waba wamaze kwikingira kanseri zimwe na zimwe. Noneho kuwakoresheje ari amazi gusa, ndavuga nko kubayakamurira mu mazi, kubayakamurira ku byo kurya, kubayakamurira wenda mu cyayi, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Wagakoresha gusa ari amazi y'indimu, ibindi atabikoresheje, aba yungutse ibintu bikurikira. Ari amazi y'indimu abamo vitamini C ikomeza ubudahangarwa, akagira citric acid ifasha mu igogora no gusukura umubiri, nayo akagira antioxidante arizo zoza amaraso no kurinda indwara. Hanyuma kuriya gusharira kwariya amazi, kuriya mutobe wayo, iho hishi ibanga rikomeye ryongerera abasirikari umubiri, nibyo bita white blood cells. Buriya busharire bukanongera immunity system, bikongerera ubudahangarwa umubiri. Tunavuge noneho kutakoresheje icyo gishishwa, nakoreshe nari amazi y'indimu, we agafata ziriya mbuto gusa akaba arizo wenda yikoreshereza gusa, nawe aba yungutse amavuta karemano ariyo bita essential oil afasha kurwanya udukoko n'indwara, akunguka antioxidante, akunguka flavonoide, akunguka fibre nkeya, akanunguka compound zirwanya bagiteri. Birumvikana neza rero ko buri kimwe cyose gifite umumaro mwiza kandi umumaro ukenewe cyane. Noneho rero ibyo byose yifate yose uyirye nta na kimwe utaye, kuko buriya ku ndimu ntacyo gutabwa kibamo. Wakungukiramo kwirinda no kwivura ibi bikurikira. Ku ndwara z'igifu, hari abajya bavuga ngo urabona ngo ukuntu ngisharira, ngo ahubwo ngishobora kuguteza ikibazo mu gifu. Ntago ari byo, nk'uko tubibonye ibigize indimu nta kintu kirimo gitera igifu, ahubwo ikoreshwa mu kuvura igifu, upfa kuba wayikoresheje neza. Niba urwaye igifu cyarakurembeje, ufashe amazi y'akazuyaze mu gitondo cya kare utaragira ikintu ukoza mu kanwa, ubwo ndavuga utaragira icyo urya,
ugafata amazi ashyushye adashyushye cyane, ugakamuriramo indimu imwe, warangiza ugafata ibiyiko 2 by'ubuki ugashyiramo. Ayo mazi ukayanywa icyumweru cyose, ni iminsi 7, waba wivuye igifu. Indimu igafasha inzoka zo mu nda, igafasha kurinda kanseri, igafasha ku muvuduko w'amaraso ipotansiyo, igafasha ku ndwara z'umutima, igafasha ku ndwara z'uruhu, igafasha umuntu kwihagarika neza, igafasha gusohora utubuye turi mu mpyiko, igafasha mu bicurane n'inkorora, kuribwa mu muhogo, umunaniro ukabije, kubyibuha cyane, ifasha kugabanya ibiro, igafasha kuri diyabete kuko ifasha kugabanya isukari, igafasha ku ndwara z'amaso kubera iriya vitamini C, igafasha kuri anemiya, ni ukubura amaraso meza cyangwa ukagira amaraso make, amaraso akennye, ikanafasha gusohora imyuka mu nda, ya myuka mibi, ikanafasha noneho n'ibindi byinshi. Ibyo byose ni ibyo indimu yabasha gukora, n'ibindi tutavuze nibyo indimu yabasha gukora igihe wayikoresheje muri ubu buryo bwiza. Wayikoresha gute rero? Ushobora kuyifata ukayikamurira mu mazi, ubwo ni uburyo bwa mbere, ayo mazi ukayanywa. Uburyo bwa kabiri ni ukuyikoresha nka salade, aho ushobora kuyikatakata neza, wamara kuyikata ukaba washyiramo ubuki cyangwa se ugashyiraho amavuta y'ibihwagari, ako gasalade ukajya ukarya 3 mu cyumweru mbere y'igaburo wenda rya kumanywa, ukajya ubikora ukabikora ukarangiza nk'ukwezi, nabwo irafasha cyane. Ubundi buryo bwa gatatu wayikoresha noneho ni ukugisya cyangwa se ukayiburenda ukayikuramo umutobe ukabinywa, ibyo nabyo birafasha cyane. Nge nakubwira ko buriya mu gitondo ukibyuka nta kintu urarya, ugafata amazi ashyushye adashyushye cyane, ugakamuriramo iriya ndimu, ugashyiramo ubuki, ukanywa icyo cyayi mbere y'uko ugira ikindi kintu ufata mu gitondo. Ukajya ubikora buri gitondo, ushobora kubikora iminsi 7, nyuma iminsi 7 yarangira ukajya ubikora rimwe na rimwe, byagufasha gusukura igifu, bikakongerera imbaraga, bikanoza igogora ryawe, bikanoza amaso, hamwe n'ibindi byose tutavuze hano. Birumvikana neza ko iri tunda risharira atari ubusharire gusa, ahubwo buriya busharire bujya bunasharirira indwara, bukanasharirira ibintu bishobora kuba biri muri wowe bitari byiza. Kubajya bababara cyane bakaribwa nk'umutwe cyangwa bakaba baribwa n'ahandi bakumva bari kuribwa kandi wenda nta mpamvu ifatika ihari, kiriya gishishwa cy'indimu gifite ibintu bifasha kugabanya ububabare mu buryo bw'umwimerere. Kiriya gishishwa kifitemo ubushobozi bwo gukora nka paracetamol, kikaba cyakuvura uburibwe bw'umutwe, kikaba cyakuvura ububabare bw'umubiri utazi aho buri guturuka. Ibyo byose bikaba kandi mu buryo bw'umwimerere. Bagiye bagaragaza ko indimu ifite indwara nyinshi cyane yavura ikanarinda. Izo nizo tuvuze aka kanya, ariko tuzakomeza tugende tugaragaza n'izindi zitandukanye. Niba wajya kuyirengagiza, nicyo gihe uyikoreshe neza, ubundi nawe urebe uburyo iguhindura icyaremwe gishya. Buri kintu cyose kigira umurongo gikoreshwamo, ujye uyikoresha. Wagize ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, bishyire muri komenti, turagusubiza. Dusubire ku biganiro bikurikira.